Bakunzi ba Clarence Sport TV rero, uyu munsi ko twabwiye ko turi mu gace k'Urugezi, uyu munsi tugiye kubagezaho ubuzima bw'ingo zo mu giturage cyangwa ubuzima bwaho. Uyu munsi rero tugiye kureba ibijyanye n'uburyo abantu bakora za nyirarunonko. Hano rero bo nyirarunonko ahubwo bafata umurama w'amasaka, baba barahuye amasaka cyangwa se ingano nk'uko muriho muzireba hariya ziriya ni ingano zihuye, cyangwa ibinuza by'amasaka hariya. Aho rero ni umurama w'amasaka aho baba bakuye amasaka bayita imishishi, hanyuma bakabitwika bagashyiramo ibijumba cyangwa se ibirayi bakabitwika nk'uko mwazanye mu makuru naberetse. Ni hano rero biba byakomotse ibijyanye n'ibyokeje, aha babyotsa nk'uko mubibona rero nyine n'ubundi nk'uko twabwiye ko twatembereye mu gace k'Urugezi buriya muri kureba aho turi kureba ibijyanye n'ubuzima bw'abantu y'ukuntu imibereho yayo. Cya kigaje mubona aya masaka ni ukuba bayanitse, ku ihema, hariya bayita nyine amamera, akaba ariyo avamo kigaje. Ibi ni ibiti bijyanye no guhembera imyaka cyane cyane ibishyimbo. Ibi ni ingano zihuye aho baba barazikuye. Aha rero dutomboye uko mureba twinjiyemo bagiye urabona ko baba barahuye amasaka niyo avamo ariya mamera avamo ikigaje. urabona ni urugo rw'abantu, ubuhinzi n'ubworozi nabwo bushobora guteza imbere uburyo bafatamo amazi n'imvura. bwa imbere harimo amatungo yabo mu gihe cy'impeshyi, amazi yo kunywa iwabo mu gikari. ndabona hari utwana turagiye duhuye n'umubyeyi, ntabwo yari azi ko duhura nawe. uku nguku niko basharika ibigori. gusharika, ibi ni ibigori baba barashyize ku biti bagashyira mu gikari bikavamo imbuto ku yindi sezo y'ubuhinzi cyangwa ku kindi gihembwe cy'ubuhinzi. urabona ko ni aborozi baba bafite ingunguru za purasitike cyangwa se ukuntu nabyita, bashyiramo amazi ariyo bahaya nk'ako twaberetse aho bafata amazi y'imvura bakoresha mu gihe cy'impeshyi n'imbuto z'ibirayi nk'uko muri kuzireba. n'amazi avamo ibyo kunywa ku masoko. akarere ka Burera karagerageje ubu amazi asigaye aboneka bivuye kuri sitasiyo bakoze ku Rugezi isavinga amazi mu baturage meza mu gihe bakoreshaga urugezi. twakomeje twigendera rero, urabona amamera ahantu baba bayanitse niyo avamo ikigaje. urabona ni umuryango tutazi ariko ubona ko ugerageza. twatunguye komeza tureba ibijyanye n'ubworozi bwabo, ubu niho twerekeje. nk'uko twababwiye, ubuhinzi bujyana n'ubworozi. aya matungo urabona ko ari inka z'inzungu, niho bakura ifumbire bajyana muri ya materasi aho bagenda guhinga, bakagenda akaba ariyo mpamvu bagira amasaka meza cyangwa beza ibirayi. iyo twibereye mu mujyi wa Kigali cyangwa mu mijyi ntitumenya aho ibidutunga aho bituruka, ariko ibidutunga aho bituruka kuri aba bahinzi baba bari mu karere k'imisozi miremire yo mu majyaruguru, aho ubworozi bwabo ifumbire bibafasha guhinga mu bikorwa byabo bya buri munsi, bigatuma umusaruro ugwira. amata nayo ava kuri ya matungo baba boroye. urumva ko itungo barikomoraho ibintu. kuko twababwiye ko intama ari ryo tungo bakunda kugira cyane. aha ni intama, urabona ko ifite akana. intama icyo ivuze mu ntara y'amajyaruguru ko iri mu muco gakondo wabo. nk'uko bavuga ngo buri muturage agomba kugira ubwiherero, aho kogera. urabona ko bahafite n'amatuwarete baba bagerageje kandi bijyanye n'urwego rwabo. utwana twabo naho urabona ko dusirimutse kubera y'amazi ahari, tubasha gukaraba. rero nka Clarence Sport TV twari turi kubereka ibijyanye n'ubuzima bwo mu giturage kandi mukomeze muturayikinge, mukore share, mukore subscribe. ni akagaruka urabona umwana ukuntu aba asunika abana baba bishimye.
Bye.